wo gukiza umuntu urupfu rw'iteka. Ari nayo mpamvu wasomye muri Mariko ibice 2 kiriya kirema bakimanurira hejuru, ntabwo yigeze akibwira ngo haguruka ugende, ibyaha byawe urabibabariwe. Haleluya, amen. Kristo cyari kimutanga ubugingo bwaburiwe mu bantu. Ubutumwa rero ugiye kumva ni ubutumwa butuma wizera bw'iteka, ntabwo ari ubutumwa buraza mu mugati, kuko ibyo ngibyo byo ivubira imvura babi ibikora kandi kubw'ubuntu bwacu. Narangije kwivuga amazina yanjye, nitwa Nambajimana Pascal, umugabo ndubatse, umudamu n'abana. Aho ducumbitse ni Kabuga, iyo hageze hakurya aho bita Nyakariro muri Rwamagana, ariko biteganye na Kabuga. Amen, amen. Haleluya, amen. Imana cyane yatugejeje hano, ugasanga namwe Uwiteka yabatumiye kandi mukitabira ubutumire. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Yenda ntabwo wari ubizi ko uragera hano, ari n'uwari wabiteguye, ariko Uwiteka niwe wakureheje kugira ngo ugere aha ngaha. Amen, amen. Yewe rero ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana, nshaka kubanza kwisegura ku bantu. Ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana, ndi umwarimu. Si kugabanya kuri buri murimo niwe utakubangamira. Biraza gusaba gutega amatwi rero, kuko ubutumwa ugiye kumva bitandukanye na bya bindi nabonye, kuko Yesu akora mu buryo bubiri. Akora ibifatika by'ubuzima bwa hano ku isi. Ntabwo ndaza kujya kure y'icyo mwene data yahoze avuga, isomo ryo muri Mariko. Nkunda gukoresha ibyanditswe byinshi kuko ndi umusomyi wa Bibiliya. Ikibazo rero iminota mfite n'umwanya birasaba umusomyi wihuta, kuko kwiga ntabwo ari ukujenjeka. Ubundi mu bintu Imana iba yakuzaniye aha ngaha, icya mbere rimwe na rimwe tujya tubyitiranya. Kuba wabyinnye ni byiza, birasembura amarangamutima, bikagaragaza n'ishimwe uri gutura Imana. Ariko icyatumye kuzana cya mbere na mbere ni ukugira ngo wige umenye. Ni ukugira ngo wige umenye, kuko umuntu avukira mu bujiji bwo kutamenya Imana. Yandikishije ijambo ryayo rero kugira ngo wige umenye ukuri kukubature mu bujiji no mu kutamenya. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Umwanya munini rero nta nubwo wakaje kwigira ijambo ry'Imana hano cyane. Hano hagenda havugwa amahishurirwa matoya yakwandikiye kugira ngo umenye ukuri. Bibiliya ni wowe yandikiwe, ugomba kuyisoma ku manywa na nijoro. Ariko ikibazo dufite ubu n'abayizanye n'abazifite ni bakeya. Wakubaza igihe uheruka gusomera Bibiliya ni kera cyane, ariko uraza gutegereza kuza gusomerwa hano. Amen, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Kristo ntabwo yigeze amanuka avuye mu ijuru aje guhumura umuntu, ntabwo aricyo cyari cyamuzanye. Never. Hari umugambi nyamukuru wari umuzanye wo gukiza umuntu urupfu rw'iteka. Ari nayo mpamvu wasomye muri Mariko ibice 2 kiriya kirema bakimanurira hejuru, ntabwo yigeze akibwira ngo haguruka ugende, yarabanje arakibwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Haleluya, amen. Kristo cyari kimuzanye ni ugutanga ubugingo bwaburiwe mu bantu. Ubutumwa rero ugiye kumva ni ubutumwa butuma wizera ukabona ubugingo bw'iteka. Ntabwo ari ubutumwa buraza gutuma utahana umugati, kuko ibyo ngibyo byo ivubira imvura babi n'abeza.
ibikora kandi kubw'ubuntu bwayo. Kuba wacinye umudiho ntuze kugira ngo nibyo iraza gutuma ibikora, ahubwo yabiteguye kera utaranabaho. Ikimenyetso cy'uko iri kukureshya kugira ngo ube imbere yayo, igukuruza umugozi w'ubukene, ikagukuruza umugozi yenda w'ibindi bibazo ufite, ariko ni ukugira ngo igukurure ikuzane wumve ijambo ry'Imana rirakiza ubugingo bwawe. Naho ubundi si ibiyinaniye, kubera kuri inzu uri mu nda wari utarayisenga, wari utaranayibyinira. Turimo turajyana se kandi ubwo ni ubutumwa bw'ukuri. Si uko wayihaye amafaranga, kuko nayo utanga utari wayabona ntacyo wari wayihaye. Pawulo yandikira Abefeso yaravuze ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'iki? Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, ku murongo wa 10, kugira ngo hatagira ugira gute? Wirarira. Ibyakozwe n'intumwa kabivuga neza 17 guhera ku murongo wa 24. Abaza kwandika mwandike byinshi ndabivuga mu mutwe. Ngo ni Imana idakorerwa n'amaboko y'abana b'abantu, nkigira ikigize gute? Ikennye. Amen. Amen. Ahubwo iyo tugira icyo dukora, haba hano mu nzu y'Imana, haba no hanze, ni ikimenyetso cy'umutima w'urukundo, ni ikimenyetso cy'ubuzima bw'uko twakiriye Kristo, ni ikimenyetso cy'uko turi bazima. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga muri Mateyo 6, nimukiganyire ngo muzarya iki cyangwa muzambara iki? Yego, kuko imyambaro iraruta umubiri, n'ibyo kurya nabyo ntabwo biruta ubugingo. Siko bimeze? Zo gusoma icyo gice cyose. Hasi wagera ku murongo wa 33 cyangwa 34, ruvuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'iki? No gukiranuka, ibindi ni haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuko ndabizi neza ngize ngo mbaze ikibazo ngo Kristo aramutse agarutse mu gitondo saa 12, abumva bari kujyana ni bande? Ndabizi ko hazamura babiri cyangwa se nta numwe wazamura. Kubera iki? Kuko umutima utugucira urubanza ko ntaho wari kugira gute? Ntaho wari kujya. Kuko ikijyanye n'ubugingo bw'iteka ni ikintu umwana w'umuntu atajya akunda gutekerezaho cyane. Ariko se uwaguha iby'isi byose akakwambura ubugingo, byakumarira iki? Ntacyo. Ijambo ry'Imana rigira gute? Amen. Amen. Haleluya. Amen. Abize mwananiwe, ariko tujye gusoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 2. Bari kuhashaka, abambanjirije bose bari mashimiye Imana, kandi Imana ibaha umugisha cyane. Turashimira n'umushumba kuba yatwakiriye, nanze kumushimira adahari, ariko ubwaje turagushimira. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Riniyere ko rikomeye kugira ngo uteranye abantu bangana gutya, ni ibintu utakora. Byose biva mu mpano Imana igenda igira gute? Itanga. Mbwiye ngo nimbyine hano kwa kundi babana babyinaga nge nta byose. Byanjye nanjye ufite impano yanjye yo kwigisha ijambo ry'Imana. Nundi afite impano yo guhanura, nundi afite impano y'ivugabutumwa, nundi afite impano yo gufasha. Imana yabikoze muri bose kugira ngo itorero rirerwe kandi rihabwe ubwiza. Amen. Amen. Gusa igitekerezo nari nagize jewe mushumba, nicaye hariya, kuko ari ukuntu ubona abantu bakwiye kwaguka, kandi Imana izabagura uko byagenda uko ariko kose. Ikimenyetso nuko mwabuze naho mwicara, si byo se? Hakeneye ahandi hantu hatari aha ngaha.
navuze rero ngiye ni timu twazanye ubundi nanegize yereko ryo kubagurira intebe 3 ariko kubera ikintu nyamukuru numvishe kihutirwa cyo mwari murimo na groupe twazanye turatanga 20,000. Bane bahumugisha rwose. Amen. 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 Haleluya. Amen. Kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ugende. Wageze wakabiri wa Timoteyo. Wa mbere wa Timoteyo nice 2. Umutinda ndasoma. Yute murongo wa 3 baravuga ngo ibyo nibyo byiza ndashaka dukurikire. Nababwiye ninge ndumwigisha. Tega amatwi wumve urangiza ubwenge nibwo bwiga ukamenya wamara kumenya ukizera kubera ko wumvise kuko kwizera kuzanwa no kumva ntabwo ushobora kwizera ikintu utagize gute tumvishe. Amen. Ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu siko havuga ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Abana dutuze ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'iki Imana. Imana irashaka ko abantu bose bakizwa barangiza bakaza bakicara bakiga bakamenya ukuri. Gukizwa ni kimwe no kumenya ukuri ni ikindi. Amen. 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 Kera twajyaga tuvuga ngo Imana yambonye nahageze uko twaje gusenga nta kwizabigenza niba utarakizwa niba utaramenya ukuri ahubwo uzagongana n'ijambo rivuga ngo mwami ntitwakuririmbiraga ntitwakubyiniraga ntitwaguhanuriraga. Guhanura si ikibazo no kwigisha si ikibazo no kuvuga ubutumwa si ikibazo ahubwo ikibazo nagakiza. Faites attention. Nubu bavuga mu ndimi nk'J150. Niyo waba ukora ibitangaza abantu bagahaguruka bakagenda. Agakiza n'impano ni ibintu bibiri bigize gute? Yo mpamvu ijambo ry'Imana riri kuvuga ngo irashaka ko abantu bose bakizwa. Bamara gukizwa bakamenya iki ukuri. Nashakaga kukubwira umugambi w'Imana kuva kera ku muntu kwari kugira ngo imuhe agakiza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Narizi neza ko abantu baje kwishakira amakuru ngo njye kumva ikivuze. Sabyo nta kibazo gihari. Irabikubwira kuko igira neza izanabikora. Naba bandi basize hariya bamwe bawuzi ngo bakora ibyaha nabira bibakorera nkuko nawe ugira gute gukorera kuko n'umurimo wa bose. Ariko inyungu ya mbere kuza hano kuba ugifite inyungu kuba hano hafunguye ni ukugira ngo ubone umwanya wo gusabana n'Imana umenye ukuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana kuki ishaka ko abantu bakizwa nuko bafite icyago gikomeye. Turimo turajyana kuki ishaka ko bakizwa kuko gukizwa ni ukurokoka akaga ni ukurokoka ikintu runaka. Nimba ari urwaye malaria uvuga ko wakize bitewe nuko bakuvuye. Kandi twibuke yuko urwaye siwe wikiza hari muganga ugira gute umukiza. Nicyo gituma abana b'abantu bakeneye gukizwa umukiza ari umwe niwe Yesu Kristo. Amen. Amen. Hari ugomba kubakiza hari n'abagomba gukizwa. Nta muntu n'umwe ugomba kwikiza kuko ntago wabishobora. Iyo bishoboka Kristo ntago aba yaraje hano mu isi kuko agakiza kava kuwi Uwiteka. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ya nishuriye ya yenda yose ya baida atumanerade. Sawa garukira niyo ririmbye ntabwo uzikivuga
yarakwishyuriye ya myenda yose yakubabariye iki atuma bigenda bite ukunda bize ngo hagurukije bavuga ko uri umunyabyaha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kandi mvuze ngo abana b'Imana tuzamura ikiganza babizamura. Ko bimeze? Mu kanya nkakubaza niba Imana ibyara abanyabyaha. Arokore. Haleluya. Amen. Tuve mu rujijo. Umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Umenye ukuri. Siko bimeze se? Umenye icyo kuvuka ubwa kabiri umenye wavutse ubwa mbere ubyawe n'ababyeyi. Kubyarwa n'Imana bica mu zihe nzira. Imana nijya ibyara abanyabyaha. Imana ntibyara abanyabyaha moshe. Minota bikeye Imana ntibyara abanyabyaha. Imana irera. Kristo arakirana. Niyo mpamvu ababyawe nawe nabakirana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuki Imana ishaka ko abantu bakizwa nihuta cyane nkoresha iminota mike. Nuko Imana yaremye umuntu umwe itangirira igice cya mbere murongo wa 26 ubwo nimba twihuta tukasoma simbizi. Ndabona mudakunda gusoma cyane. Akagombye kugira umuntu wabahageze. Imana irema umuntu ndavuga ngo reka tureme umuntu ase natwe ku ishusho y'Imana. Nuko umugabo n'umugore nuko yagize gute yabaremye irangije irababwira ngo mubyare mugire gute mororoke mukwire isi. Haleluya. Irangije iremye umuntu umwe bita Adamu imubumbabumba mu mukungugu imuhumekeramo umwuka ngo cya kindi humekeyemo gihita gihinduka ubugingo buzima. Haleluya. Amen. Ndimo ndacagagura n'udakurikira urataka. Imana yaremye uwo ngumwe akomokwamo na bose. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 guhera ku murongo wa 24, 26, 27. Kuko yaremye amahanga yose yaremeye mu muntu umwe. Niyo yashyizeho ingabano abandi bahururu meze kuriya abandi bahururu meze gutya ariko bose bakomoka mu muntu umwe. Haleluya. Amen. Mo turajyana. Ndikubona n'abasinzira. Haleluya. Amen. Abantu bose bakomoka mu muntu umwe. Uwo muntu umwe niwe waje gushukwa mu ngobyi ya Edeni aza kugomera Imana nta mwana n'umwe aragira gute arabyara. Abamukomokaho bose akimara kuba umunyabyaha araza kubyara baki. Abamukomokaho bose bavukana icyaha. Kuko ari wari ufite ubutware mwitangiriro muze kwasoma. Niwe wari umutware ku byo mu kirere amazi inyoni n'abantu bose niwe wari bafiteho ubutware n'ibindi byaremwe. Niwe Imana yari yahaye iki ubutware. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abaroma 3:23 bihute bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'iki Imana. Ujye mutekereza ku ijambo ry'Imana. Kuki bose bakoze ibyaha? Bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'iki Imana. Badukunda kubana barabizi. Si ngombwa ngo uyu nguyu umwigishe gutukana. Kuko kamere imurimo agomba gutukana. Ataranagera naha ngaho igihe wamwimaga ibere ari mutoya yararirumaga. Ninde wari wabimwigishije? Kamere y'icyaha. Amen. Amen. Ntabwo umunyabyaha rero kubera ko wakoze icyaha ubu umunyabyaha kuko ukomoka ku munyabyaha. Icyaha si igikorwa, icyaha ni isano ufitanye na Adamu. Zaburi 51 umurongo wa 7 tuhasome twihute.
impamvu ujya usanga wisanze muri bya bindi ni ikintu wavukanye kandi wowe utanesha. Tano na rimwe umurongo wa karindwi. N'abanyamasengesho barimo bajya biyiriza. Kadusome mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Amen. Aravuga ngo dore naremanywe gukiranirwa. Dore naremanywe gukiranirwa. Mu byaha nimo mama yambyariye. Sawa rero. Ukora icyaha kuko usanzwe uri umunyabyaha. Ntabwo igihe wasambanye si cyo gihe uri umunyabyaha, ahubwo wavutse uri umunyabyaha. Kuko ukomoka ku munyabyaha. Ukomokwamo n'abantu bose. Kuko bose bakoze iki? Ibyaha. Ngiki cyo Kristo yaje gukora kugira ngo gukize urwo rupfu rw'iteka rwazanywe n'umuntu. Ago wabyumva gukomera Imana amashyi kereka bakubwira ibirayi, bakubwira n'imodoka. Ongera dusomere aho ngaho muri Zaburi 58 umurongo wa 4. 58 umurongo waho wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye mu kuvuka kwabo. Yicariye pastor nakibazo. Imana ngumwe. Kuki se bakubaza iby'Imana bakakubaza nimba wajya mu ijuru ugahita wumva umutima uragucira urubanza? Nta n'ukurondora. Nuko urwo rubanza uraruvuka. Umuntu wese ukomoka muri Adamu araruvuka. Ako Yesu amupangiye icyubahiro. Yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, agafatanye n'imbabazi ze. Yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, agafatanye n'imbabazi ze. Yazize ibyaha byanjye. Icyo ni Imana ishaka kumenya. Urupfu rwa Yesu rwakoze iki ku buzima bwawe? Nukuri ntabwo Kristo ashaka ko nagashaka ko uhangayika uzamuka imisozi kugira ngo ujye kumwaka kawunga. Arabizi pe. Arabizi. Ahubwo Imana irashaka ko umenya ukuri, ugashizwa, ukaba umwana mu rugo. Wamara kuba umwana mu rugo so akajya gutekerereza. Haleluya. Amen. Warangiza ugakora nk'umwana mu rugo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abaroma 5:12 twihute. Abaroma 5:12. Abaroma 5:12. Abaroma 5:12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Turakurikiye. Nuko ijambo ravuze ngo Yesu yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cya Adamu. Iteka ryazanywe nawe? Ryazanywe nawe? Yesu yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cyande? Kuko bimeze bityo. Kuko bimeze bityo. Nuko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Amen. Umwe akoze icyaha bose bahita baba abanyabyaha. Nuko naba ndwaye sida nkajya mbyara abana banduye kandi nta ruhare bagize gute? Iki cy'Adamu yatuzanye. Ubwo intege nke yagize, abamukomotsemo twese twavukanye kamere y'iki? Wiba mugenzi wawe nta kibazo afite. Cyane wivugisha ngo nibakagucumuze. Wowe urarakaye kuko usanga umujinya muri wowe.
barakugushije, bakugusha igize ko ari kamere yawe ibyutse. Iyo bagukingirana ku musozi wa wenyine wakora ibyaha. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha, baramubamba asohoza ibyanditswe kuri we, atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamwikoreje ibyaha byacu kugira ngo abe igitambo kizima gikuraho ibyaha by'abari mu isi. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Igihe marayika Gaburiyeli yasangaga Mariya na Yosefu, yarababwiye ngo dore ugiye gusama inda y'umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu. Icyo ni igice cya mbere ku murongo wa 22. Uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo. Amen. Kamisubiremo. Kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo. Umugambi mukuru Imana yari ifite ku nyokomuntu. Pastor nadusomere aho yarari 5 umurongo wa 17 na 18 kugira ngo nihute tugere ku musozo. Avuze ngo kubwo igicumuro cy'umwe, kuko igicumuro cy'umwe yateye ko urupfu, cyateye ko urupfu rwimikwa n'umwe. Igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rurahita rwimikwa n'umuntu. Ni nako abahawe ubuntu yego busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikwa, yego kwimikanwa ubugingo, yego n'umwe ari we Yesu Kristo. Aha, komeza aho ndangana 18. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyatewe ko abantu bose, cyaciye ko abantu bose bacirwaho iki? Iteka. Bacirwaho iki? Iteka. Rwa rubanza ntarwo ari ubu. Ni igihe umwe yacumuraga, abavutse bose bagomba kuvuka baciriweho iki? Iteka. Ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu. Ni nako igicumuro cy'umuntu umwe cyazaniye abantu bose akaga ko gucirwaho iki? Iteka. Ni nako icyo gukiranuka nacyo cyakozwe n'umuntu umwe, yego cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa. Haleluya, bagahabwa ubugingo. Aya bakuru babona biri kure ariko babona biri kure. Umwe yakoze ikosa azanira abamukomokaho bose urupfu no gucirwaho iteka. Imana itegura Adamu wa nyuma ari we Kristo kugira ngo aze yambara akamero k'umuntu, narangiza adutandukanye n'isano twari dufitanye na Adamu. Ibi nibyo abantu batamenya, uburyo twakijijwe ntabwo tuzakizwa, ahubwo twakirijwe ku musaraba Igorogota. Haleluya. Uracyashakisha agakiza mugakorera, uzatagangara nta kuzabona. Imana yatanze agakiza muri Kristo Yesu. Nicyo yaraje gukora, kuko yari yabanje kurema umuntu umwe ari umunyantege nke, afite ubugingo buzima, ariko nta bugingo bw'iteka yaragize gute? Yari afite. Imana itegura umwana wayo kuko ari we shusho y'Imana. Kristo ni Imana. Araza yambara akamero k'umuntu uwo ari we wese hano ku isi, arangije arazamuka kugira ngo ajye kudutandukanya n'isano twari dufitanye na Jana. Haleluya. Nicyo gituma nusoma mu Rwanda rwa 2 rw'Abakorinto ibice 5 ku murongo wa 19 haraza kukubwira ngo kuko Imana yiyunze n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Nta makuru mufite. Uzi ko umuntu bamwishyurira ideni kuri butike batamuha amakuru,
akagumya kubebera. Ibyo byabereye Golgota ku musaraba twarababariwe, ariko kutamenya ukuri ngo twizere igitambo cyo ku musaraba gikuraho ibyaha by'abari mu isi. Yohana kimubona yaravuze ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho, ntago atwikira. Si bya bitambo by'amaraso y'inuma n'ay'intungura byo byaratwikiraga, ariko igitambo cya Kristo ni icy'iteka ryose. Gikuraho, gikuraho. Naratsindishirijwe ubundi umutsinzi, sinyiri umunyamahanga, ahinduwe uwatoranijwe. Kristo atari yaza, abantu bose bari babumbiwe mu bugome, turi kubarirwa muri Adamu. Kristo amaze kuza yambara akamero k'umuntu, aramanuka ajya ikuzimu. Umuntu wa kera yari yamwambaye ari we ukomoka kuri Adamu, arangije aramwica, arangije arazuka, azukira ubugingo bugize gute. Nicyo gituma mu isezerano rishya ngiye gusoza, Imana ntibara abantu ishingiye ku myitwarire yabo, ahubwo iravuga ngo umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera we amaze kuricirwaho. Kuko gucirwaho iteka no kurimbuka mu isezerano rishya Imana imaze kuducungura kuzaba gushingiye ku kwizera ntama w'Imana, ukuraho ibyaha by'abari mu isi, cyangwa kutamwizera. Kwanga kwizera umwana w'Imana uba wihinduye umwanzi w'Imana, kuko we ntacyo wakora. Kanongere ngusubiriremo, ntacyo wakora ngo wikize ibyaha uretse igitambo cyatambwe ku bwawe. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Niyo wapfuna, niyo warira, Mana urabona ndi umunyorogoto, ndi kinyabyaha, nushaka upfune, nushaka urire, ibyo ntibyagukuraho iki? Ibyaha. Kereka kwizera icyo gitambo cyatoranijwe. Ni ukuri nimba zacu nizo yishyize, imibabaro yacu niyo yacumitiwe. Ariko twebwe ngo twamutekerejemo, wacumiswe n'iki? N'Imana. Ngo nyamara ibicumuro byacu ibyo nibyo yagize gute? Nibyo yazize. Kwari ukugira ngo nge nawe tubone tubone ubuzima budashira. Soza Abaheburayo 10, ndabona iminota igiye. Abaheburayo 10, niyo makuru, ubutumwa bwiza, inkuru nziza y'agakiza igomba gutangarizwa isi yose. Icyo Kristo yagize gute? Yakoze. 10 kangahe? 10 duhere ku murongo wa 4 tugeze ku wa 13 dusoza. 10 duhere ku murongo wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho iki? Ibyaha. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi akavuga ati dutuze ibitambo n'amaturo ntiwabishatse. Icyo cyatumye igihe Yesu yazaga mu isi avuga ngo ibitambo yari ari kubwira Imana ngo ibitambo n'amaturo ntiwagize gute? Wabishatse. Yego. Ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ahubwo wanyiteguriye umubiri wanjye. Uwo ni Kristo uri kubwira Imana. Ntiwashimye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Ntera ko ndavuga ni dore ndaje Mana. Ntiwashimye ibitambo byokejwe cyangwa ibitambo by'ibyaha, mpera ko ndavuga ngo dore ndaje Mana. Mu muzingo w'igitabo. Mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye. Yego. Nzanywe no gukora ibyo ushaka. Nzanywe no gukora ibyo ugize gute? Ushaka. Kuko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene atabishobora. Amaze kuvuga ibyo, ibitambo n'amaturo, yego, n'ibitambo byokeje, yego, n'ibitambo by'ibyaha, yego, ntiwabihesheje kandi ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, yego, ari byo ariko byatambwa kuko umwaka utashye amategeko yategetse. Yego. Ahera ko ahita avuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka.
ahera ko aravuga ngo bya bitambo na by'amapfizi n'ibindi n'amaturo ntago wagize gute, ntago wabishatse. Ahera ko aravuga ngo dore ndaje mana nkuko mu muzingo w'igitabo handitse. Siko bimeze, kandi nje gukora ibyo ugize gute ushaka. Dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Yego. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uko ushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa. Base ngongera dusubire aho ngaho. Akuriraho bya bindi bya mbere kugira ngo hakomezwe ibya kangahe bya kabiri. Uko gushaka kw'Imana, uko Imana yabishatse ko birakorerwa muri Kristo, niko kwatumye tutabiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe ibihagije. Uko handitse, uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu Kristo watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije by'iteka ryose. Kandi umutambyi wese rekeraho 12 simbuka usomere 12 ntuzige wewe. Aravuze ngo ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe, ari wende ari we Kristo cyiteka cy'umunsi umwe cy'umwaka umwe, wa wundi amaze gutanga igitambo kimwe cyiteka cy'ibyaha byabande yicara iburyo bw'Imana, arangije amaze kuzuka, amaze gutamba igitambo kimwe gikuraho ibyaha by'abari mu isi, ahita azuka yicara iburyo bw'iki. Ahera ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirwa munsi y'ibirenge bye. Ahera ubwo uko abezwa yabatunganishije bose, kuko abezwa yabatunganishije bose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Ziko nta makuru mufite. Kuko abezwa base buretse ugiye gusoma mu 17, kuko abezwa yabatunganishije, azabatunganisha. Byarabaye ntibyabaye, bacyari mu mandazi. Uranga uvuga Yesu nk'inkuru gusa, muzi cyamuzanye ko kwari kugira ngo babarirwe. Bimura bivuga nk'amateka, ni umuntu mwiza waje avukira mu Bayahudi, barangije bamugirira nabi, ukarira wapfunye, nta kibyo byakumarira. Menya urupfu rwe rwakoze iki, kwari kugira ngo tubabarirwe. Kuzuka kwe byakoze iki, kwari kugira ngo tubone ubugingo. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu Kristo watambwe rimwe gusa ngo kandi uwezwa n'abezwa yabatunganishije igitambo kimwe cy'iteka. Uretse mu 17 ukuntu umwuka ahita bihana. Aravuze ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Hera 14 wumva 14 aravuze ngo kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. 15 turashoje kandi kuri iki. Kandi n'umwuka wera niwe mugabo wo kuduhamiriza ibyo kandi n'umwuka wera niwe mugabo wo kuduhamiriza ibyo ngibyo bamaze kuvuga hasi. Ujye musoma biriya mwitonze. Ibyo bamaze kuvuga hasi, umwuka wera niwe ubihana. Nicyo cyamuzanye hano mu isi guhamya icyo Kristo yakoze. Amen. Iri ryo sezerano risa noneho. Cyo bita ubutumwa bwiza bw'agakiza. Inkuru nziza. Iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo. Yego. Hanyuma y'iyo minsi. Niko Uwiteka avuga. Nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo. Nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo. Kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Arongera ati. Umwuka arongera ati. Ibyaha byabo n'ubugome bwabo. Sinzabyibuka ukundi. Noneho rero ubwo ibyo bibabariwe, ntihakiriho ko kongera gutamba ibitambo by'ibyaha.
isi nyine wakubaza impamvu utagitamba ibitambo, nuko ari igitambo cyabonetse cy'iteka gikuraho ibyaha by'abari mu isi. Kandi ukaririmba kavuga ngo nk'uko iburasirazuba yitaruye uburengerazuba, ngo niko ibyaha byacu yabijyanye. Ukiririmbira nyine nta kibazo, utabyumva utazi icyabaye. Abaza gusoma urwa mbere rwa Yohana 5:12 niwe bavuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, nawe udafite umwana w'Imana nta bugingo agize gute, no uracyari kubukorera. Kandi bwaratanzwe. Kwizera ni iki? Kwizera ni ukumenya iby'Imana yahamije ku mwana wayo, ukemera ko ari we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari abayisi. Kuko nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe ryo gukirizwamo uretse ibyande bya Yesu. Urwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Icyakora abamwemeye bose bagahita bizera ibyo yabahaye ubushobozi, reka ubuswa, yabahaye ubushobozi bwo guhita baba abana b'Imana. Kwitwa ni ukuba, aricyo bita kuvuka ubwa kangahe? Haguruka dusenga. Icyo bita agakiza ni ukurokorwa urwo rupfu rw'iki? Wabarwagaho ku bwande, ku bwa Adamu, ukizera Adamu wa nyuma ari we Kristo, kugira ngo wandukurwe mu gitabo cy'urupfu, wandikwe mu gitabo cy'iki? Ntabwo ari ibintu uri gukorera rero uzabona. Ubugingo niba bukorera, ubugingo twarabuhawe. Agakiza niba gakorera, agakiza twaragahawe, ahubwo bisaba kubyize. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amakuru mashya umenye nuko Kristo ari we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Igihe yapfaga ku musaraba nta kindi yari ari gukora, kwari kugira ngo wowe bari. Amen. Amen. Wizeze umutima wawe yuko Imana yamwohereje ari icyo gukora. Iyo byijeje umutima, uhita ubarwaho gukiranuka kwa Kristo, apana ukwawe. Kuko gukiranuka ni ukwa Kristo, nta muntu ukiranuka. Nicyo gituma twakira gukiranuka kw'Imana mu buzima. Kuko twe twaremanywe gukiranirwa. Mubyibuke barusoma. Twe turemanywe gukiranirwa, tukakira gukiranuka kw'Imana. Iyo tumaze kwakira Kristo, nibwo duhita duhabwa ubwo buzima bw'ubumana, tugahita tuba abana b'iki? B'Imana. Kuko ikibyarwa n'umubiri cyose ni iki? N'umubiri. N'ikibyarwa n'umwuka cyose ni iki? N'umwuka. Ikintu utegereje nimba warakiriye Kristo, wavutse mu mwuka, utegereje kuzambika umubiri wande wa Kristo. Uyu mubiri uracyakurusha, ibyo sinabijyamo, ahari hari byo kamere gikubwira, ariko ugomba kwizera ukabyarwa n'Imana mu mwuka. Bakunda ubu turabana b'Imana, ariko kuko tuzasari kuyarya gute? Kunesha kamere si wowe, ahubwo ni igihe umaze gukizwa ugahabwa umwuka, niwe ugenda gutsindira za kamere zose, niwe ukubashisha gutsinda ya kamere. Ariko wowe ntabwo wayishobora utarakizwa, kuko hari ubutware bw'umwijima Data gukuramo akagushyira mu bwami bw'umucyo, butangira kujya bugufasha ukayoborwa n'iki? N'umwuka. Amen. Amen. Ugatangira kugira ingeso nziza batigeze bakubona. Uri gufashwa n'iki? N'umwuka we. Amen. 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 Dusenga Imana. Mana Data, se umwana wacu Yesu Kristo turagushimira.